ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi kundi ni iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahema kuguhereza imari nziza uzagenda ukunda ndetse ukanishimira. Twitwa Nzuri Business Group Limited. Icyo tugusaba ni kimwe gusa, no gukora subscribe kuri channel ya Nzuri Market kugira ngo imari yose izajya kuri channel yacu ya YouTube yumaze kukubwira nyine uzajye uyibona mu bambere 5 kuri 5. Nibagirwa no gukanda ku kazogera. Muri Nzuri Business Group Limited tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe rero waba ukeneye kugura umutungo utimukanwa, uzajya utekereza cyane Nzuri Business Group Limited kuko tukurangira ahantu heza kandi ku mafaranga make cyane. Niba nawe ufite imari ushaka kugurisha, nabwo watugana tukagufasha gushaka abakiriya bagura umutungo wawe mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa kandi dufite n'indi service ya property management, aho tugufasha kumanagingira imitungo yawe. Izo service ukoresha tumaze kukubwira haruguru wazisanga muri Nzuri Business Group Limited. Ku bindi bisobanuro nibuze kuguhereza nimero hasi waduhamagaraho ubundi ukaza tukagufasha. Kuri uyu munsi rero nkuko watangiye ubibona ku mashusho, tugufitiye ikibanza cyiza cyane giherereye mu karere ka Nyarugenge, hafi neza y'umurenge wa Kigali. Na ahantu heza cyane mu gasantere, hegeranye na centre de santé, na ahantu hegeranye neza n'umurenge wa Kigali nyine nkuko maze kubikubwira. Kiri ahantu heza mu gasantere kandi ni igibanza cyiza cyane, kitagusaba ibintu byinshi kugira ngo uhite wubaka. Urabona ko kirambuye neza cyane. Ni ikibanza gifite metero kare 638. Igiciro cyacyo ni miliyoni 7, ariko zishobora no kuganirwa. Uramutse rero ushaka iki kibanza cyangwa se ibindi bisobanuro kuri iki kibanza, wahamagara 0788 48 cyangwa uhamagara 0788 23012. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yaho zikoreramo ya Maha neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima, bitubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dufite biro, dukorera muri etage ya nyuma ku muryango ureba ku Gisozi. Ushobora kandi no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wandika Nzuri Market. Aho kandi haba hariho n'indi mitungo myinshi igiye itandukanye, ku buryo uramutse ugize ubushima nabwo waduhamagara tukahakugeza nawe ukirebera. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Komeza kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza. Icyo tugusaba n'ubundi ni cya kindi, no gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri mutungo wose uzajya kuri channel yacu uzajye ubona mu bambere 5 kuri 5. Komeza kugira ibihe byiza cyane kandi ni ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited.